Ese uzembwira kuba uvuka mu gace cyangwa se ku gasozi umukuru w'igihugu avukaho ubifata ute? Mbifata neza cyane n'ubutwari bukomeye. Rwose iyo turi ino hanga tukajyana n'ikiga tuvuka atahantu havuka intwari aho havuka perezida wacu. Rwose twumva turi bihangange. Muzengira ngo hano tugeze rero neza. Rwose ni haruguru yaho ubwo twahavuye. Ubwo tuharenzeho gato cyane. Tuharenzeho gato cyane. Ariko n'abaturanyi bose. Abaturanyi rwose ntabikunze ni iyo wenda nuko perezida atakuriye cyane yaba yarakuriye aba bose baba baziranye. Mateka bavuga ko yagiye afite imyaka ine mbega gutyo. Yarakiri mutoya. Ubwo no kwa sogokuru ngo bari bafitanye amasano. Noneho bingibi bahunze bagenda gutyo natwe bagarutse agaruka abakuru biwacu barabica baramamara ntabwo twashoboye kwibwirana ubu murana agahinda kuko iyo yaje ntabwo n'uburyo namuvugisha ngo mubwire icyo twanapfanaga. Hanyuma muze ngaka gace rero tugezemo neza niho kwa sekuru president. Wow, niho kwa sekuru ndi kubona igiti cy'inganzamarumbo cy'umuvumo n'umuvumo rwose wenda mu kanya tugenda tusatira abantu bagenda babubona. Yego hano neza niho kwa sekuru rwose kwivuko n'umuvumo se urahari kuva na kera? Urahari kuva kera barahosize rwose sekuru yarahosize. Wari uteye ku rugo rwe wari igiti giteye ku rugo rwe kuko amateka niko bayampa abakuru bandutse. Niko batubwiye bati cya giti kiri kwitongo kwa sekuru wa Kagame kwa se wa Rutagambwa. Iki kivumo wowe ukizihi iki kiri kubona hano inyuma? Iki kivumo nkiziho bavuga yuko ari cy'amateka ari kwa sekuru wa perezida wa Repubulika Kagame. Ariho umubyeyi wavuka. Umubyeyi yaje guturuka inahanga Bunyogombe y'Inyundo yimukira hakurya Inyarutovu muri Buhoro ahagura isambu aturamo kugeza igihe cya jenoside nyine bahunga gutyo isambu irasigara. Reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya. Twongeye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngendije tuyishime uyu munsi twatembereye muri Ruhango tukaba turi mu gace hano agace bitanga ukimuze inti nyinshi mu kagari ka Buhoro inti nyinshi. Aha tukaba dutangiye guterera ahitwa Inyarutovu. Aka na gace perezida avuka ari naho perezida avuka. Byiza cyane. Muzewe turi kuganira bakwita banyita François Ruhezamigo. Aka gace rero tuje kugatembereramo kugira ngo turebe mu by'ukuri aho nyakubahwa perezida wacu wa Repubulika avuka. Ubuzima bwaho umeze gute? Ese hari intwari nkawe ziri kuvuka cyane ko ari umusaza twemera cyane w'intwari? Rwose ni intwari ameze neza. Aka gasozi ubundi mumufata gute? Ndabona ari agasozi keza kera n'ubwizuba ndeba ritoroshye. Ariko imvura izagwa. Ariko byo byose uko tumufashe ni umusaza muzima yadufashe neza cyane cyane nkanjye warukutse jenoside yaturwanye hatuvana mu myobo turwana n'ingabo ze bari bafatanyije yarayoboye badufata neza tubaho neza mu mahoro n'imfashanyo zose bagenda bazitugezaho uko bisanzwe rwose n'abaturage twese tumeze neza. Ese muze uvuka inaha kuva na mbere hose? Niho mvuka rwose navutse 5 7 uretse ko banditse 5 8 kubera ko navutse umwaka urangira undi utangira. Navutse muri 57 mu kwezi kwa 12 kuri 25 Noheri ngo yabaye niko ababyeyi banje bambwiraga bakiriho. Urumva ko dusa naho igihe yavukiye twavutse mu mwaka umwe wenda ushaho nk'ukwezi n'amezi mu mateka uko bajya bavuga isabukuru ye. Umusaza kurushaho nurumva ari igihe gitoya rwose kuko tuvuka hamwe uretse ko imidugudu itandukanye wavuka muri Nyarutovu nanjye nkavuka yegeranye. Ahubwo dufashe tubwire dore nk'uyu mudugudu turi kuvamo ni nyinshi turi kwinjira muri Nyarutovu. Twinjiye muri Nyarutovu twagezemo nta haruguru muri kubona muri ayo sinzi niba kuri kamera muri kubibona. Turagumye tugina tubireba tunahinjira neza uratubwira. Ndababwira rwose neza aha turi niho umusaza wacu avuka rwose. Ni by'agaciro ndishimye cyane kuba rwose ngeze hano. Ibumoso ni Nyagasozi iburyo ni Nyarutovu ari nahavuka. Aha ngaha rero ningira ngo ni nako gace gashyinguyemo imibiri
ababyeyi be banyakwigendera ngira ngo ni hano ruguru gatoya nahaciye ndi kumanuka rwose mu by'ukuri ni ahantu heza nk'uko bigaragara ari ko by'iterambere agasozi kitegeye Ruhango kitegeye za Nyanza ni Muhango ubuhareba urebye neza ese muze yego wowe wakuriye inaha cyangwa nawe nk'uko kubera amateka mabi twagiye tunyuramo ari abantu bagiye bahunga nk'uko na perezida wacu umuryango wabo wahunze nyine barahunze badusiga ino ariko natwe twari tukiva i Burundi turi abana batoya bagiye bacu batubwira amateka uko byagenze yego ariko nakuriye inaha byagiye biba byose nagendaga mbireba badutoteza tukagenda Nyagasani kagira tuhagararaho Imana igenda ibaba n'abaturage baturwanaho tutabanye nabi ariko nyine kugeza uyu munsi icyo gihe n'ubwo bari bagiye kutumira nabi bya cyane mbega ntabwo ugomba gusigara muri icyo gihe ntabwo byari byoroshye umuryango nashatsemo bose barampishe bandwanaho ku buryo bushobotse bwose nabo gushimirwa nagiye barampisha n'abana banjye barahisha n'ubu bana banjye bariho bamwe bari i Kigali gutyo n'ubwo bari mu buzima yenda kuvuga ko simbizi neza ariko bariho n'ubuzima bw'iki gihe ntabwo bworoshye muri rusange ntabwo bworoshye corona yarabivangavanze ariko bari bariho nta kibazo bari bafite kiremereye yego ese uze mbwira kuba uvuka mu gace cyangwa se ku gasozi umukuru w'igihugu avukaho ubifata ute mbifata neza cyane n'ubutwari bukomeye rwose iyo turi ino hanga tukajya n'ikiga tuvuka ahantu havuka intwari aho havuka perezida wacu rwose twumva turi bihangange twumva dukomeye kuko yaraduhagarariye n'ubaracyaduhagarariye arabaserukiye mu mateka ahantu havuka umukuru w'igihugu kandi wakoze amateka akomeye ni iby'agaciro rwose ese muse twinjiye muri Nyarutovu noneho agahangaha turi hafi kugera mbega aho ngaho ariko dukomeze tugende haracyabura akanya turagomeza kugenda tuganira rwose ndetse binadukundira tubaza guca akabujya ahantu unyuduha amateka ya hano hantu kuno musozi turimo turajya hakurya gatoya haragura hagati harindi ry'abantu bacu bashinguyeyo bari batuye muri izi ngo zo hirya hanga gutya izi ngo turi kubona bahagaze ku muharo bamwaje umuryango wabo bakiyana barwo niho bagushyize hose n'abandi bantu bari batuye hirya gatoya handi muri izi ngo zose abantu baho benshi bazije jenoside yakorewe abatutsi 94 bose mwabashyize hano hafi haruguru gatoya hari azitimiyenze haruguru iyo nzu y'ibati idafite inkingi niho bari donc ore sana hanyuma se ubuzima bwa hano muri rusange ni biki mubona byahindutse nyuma yuko tuvuye mu kamabi ndetse tukaba tunafite perezida ukomoka muri rusange by'umwihariko rwose ukurikije kera ndakeka warahavukiye warahakuriye uzi ko mbere byari bimeze nuko bimeze ubu ngubu waduha itandukaniro gute itandukaniro mbere y'igihe nkuko bajyaga baduhiga bavuga ibintu by'ubwoko bashaka irimbi n'iringiri aho ngaho harutuye niho hazite hari indabyo haruguru gatoya hari indabyo rutukura namanure gatoya mo hari urabyo rutukura maho ngaho igize abantu bose bagiye bazira jenoside muri kano gasozi bavandimwe bacu bose niho bari abandi twabajyanye mu rwibutso rwo hakurya mu Ruhango ariko n'aba tuzashyira tubimure buriya niko birashoboka ko nahaha kubakirwa neza kurushaho cyangwa se bakanimurwa bagashyingurwa mu cyubahiro birashoboka cyane rwose hanyuma ngira ngo haruguru ya hano hafi kugera hano tugera ruguru ariko gato ndahabereka utambuke twihute ndahabereka ndahabereka gatoya uzengira ngo hano tugeze rero neza rwose ni haruguru yaho ubwo twahavuye ubwo tuharenzeho gato cyane ariko n'abaturanyi bose abaturanyi rwose bikunze ni iyo wenda nuko perezida atakuriye cyane yaba yarakuriye aba bose baba baziranye mateka bavuga ko yagiye afite imyaka 4 mbega gutyo yarakiri mutoya ariko umwana w'imyaka 4 cyane abana bo mu cyaro hano abagitangira gukina muri quartier nawe yigeze gutanga ikiganiro rwose ambere hari radio nize kumva bavugaho mu gitondo mbyumva rwose avuga ko ukuntu bahunze papa yarabanje guhunga akahungira i Burundi agahita Kongo akagira gutyo kaza guhura i Bugande na mama agaca mu Mutara gutyo rwose nabyumvise urumva ko yarazi ubwenge ho
aho yavukaga yarahibukaga avuga ati hari hirengeye ati abantu baza kutwirukankana gutya na gutya naha rwose harirengeye nahanga harirengeye koko urabona ko Ruhango hakurya ireba za Ntenyo hakurya n'ugera imbere gato uri kuri kaburimbo aho hareba kaburimbo ngiyindi kuyireba imbere rwose ni ku Kagara ahantu neza k'ibuhuru nuka ni ibirometero bikeya aho niho kwivuko rwose ese ko numva mu kigero kimwe mwenda no guturana yego ntago waragize amahirwe ku myaka yawe y'ubutoya mu myaka ine gutyo we waramubonye kiri muto ntago namubonye jewe kubwo abavyeyi banje nibo bari bamuzi ubwo no kwa sogokuru ngo bari bafitanye amasano noneho bingibi bahunze bagenda gutyo natwe bagarutse agaruka abakuru biwacu barabica baramamara ntago twashoboye kwibwirana n'ubu murana agahinda kuko iyo yaje ntabwo n'uburyo namuvugisha ngo mubwire icyo twanapfanaga harya ariko wanamwibutsa yego cyane ko burya imiryango aho umuntu avuka yego n'ubwo nanjye njya mbona bivaho ugasanga ari abantu benshi dufitanye amasano twagiye tuburana bitewe n'amateka n'ubuzima yego rwose umuntu ashobora kwita rwose nawe ashobora kwita abyibuka na mukecuru yigeze kuzi naho harabaririza ati kwa Gahutu karweza migo koko baracyabaho baravuga ngo ntago babazi ariko bari kuba muduhisha ngo batamenya makuru yabo tutajyaye ibyo tubavugaho ariko nubwo bwari ubw'ubusa twagira ngo twimenyanire gusa yego twagira ngo twimenyanire nawe tumenye ko tukibaho bo bagira ngo ni iperereza rindi yajemo naho bundi rwose ntaribi oya buriya buri gihe kiragera ariko Imana izashyira tubonanishe izashyira babonanishe rwose pe nta byanga bikunze igihe kiragera anga tugeze niho kuri kaburimbo ya Buhoro turamanuka hepfo gato tujya mu muhanda ujya Bunyogombe niho kwa sekuru wa Perezida Kagame yego abantu rero badukurikiye Iris TV uyu munsi twabatembereje mu karere ka Ruhango ahangaha twiyongeye tugarutse kuri kaburimbo ho gatoya ahandi dukatira imbere byose nagasozi kamwe nagace teganye nitugera hakurya nitugera aho Bunyogombe itangira ndahabereka urahatwereka aho Perezida kwa sekuru ngo ni kwa sekuru nubyara papa we yego haya noneho niho papa we yaratuye igeze niho dukatira ahangaha kuri kino cyapa Nyundo Primary School ubwo primary Nyundo ni hano okay ubwo reka dukatira aha yes ariko ndahazi rwose yego mbega ari n'imisozi myiza rwose cyane hanyuma gomeze twibwira amateka y'intara rero amateka y'intanga ubwo ngubwo rero tureza igihe cyagenze neza ntago turumbya ntabwo umuntu agira inzara imwica reka ni banza witabe telefone hanyuma rero muze umudugudu w'icyitegererezo uyu nguyu bubakiye abantu rwose ku buryo bugaragara bari batuye mu isambu ye uyu mudugudu ninde wubatse mbega ubwo ni uyu nguyu hano hejuru wo hejuru nyine ngira ngo wari kubona abantu bari batuye mu isambu yo kwa Kagame yo kwa Perezida yo kwa nyine kwa papa we barabimwe babubakira amazu meza urabibona baza kubatuza icyitegererezo hari n'ivuriro hirya hagurya nta kibazo gihari rwose barabubakiye babaye nk'aba bamatungo bakibaho neza ntago babimwe ngo babajugunye urabona ko rwose batujwe neza bahabwa umuriro umuriro natwe buriya aho duturutse pfi wacu umuriro twara umusavye igihe yaza kwiyamamaza ati rwose uzabagera mu minsi bikera uduha arabubaha izi nzu zindi zo ku ruhande nazo zo ku ruhande nizo abantu bacitse ku icumu abo batari bafite aho kuba inzu zijyamo imiryango banza ari niba atari nini 5 bakubiye hamwe yego amazi yabagezeho n'umuriro ruhari ivuriro iruhande rwaryo inyuma yazo gato ari ivuriro natwe twageze turembye tuzayo nta kibazo dufite rwose urabona ko ibikorwa remezo hano byarahageze byinshi ubundi kera wenda nko ku muntu wenda utaruzi kano gace yego kuko turi kubona ubu ngubu bamwe bagiye batuzwa neza barubakirwa abantu bahunze kera bakajya muri nuza muri Kongo muri igihe cya jenoside bagarutse ntago bahamenye mbere hari hameze gute imihanda nk'iyari hari amashanyarazi reka nta n'ubwo mwabitekereza nta n'ibyo twitegaga twumvaga amashanyarazi i Kigali twumva ngo Habyarimana iwabo ku Gisenyi ngo abantu ngo n'abari mu nzu z'ibyatsi baracana
twe twavuga tutese twego twazacana ariko twaraboneke utazi ko mwibarutse intwari reka twibarutse intwari tugiye kubona bamusabye ijambo rimwe ryo kugira ngo bazaduha umuriro nta minsi yashize rwose umuriro utatugeze tudacanye ubu turacanye n'amazi barayakora turi hafi kuyataha n'ubungu amazi za rubine ziri ku miharuro ibaza ahantu rwose h'icyaro nk'hano akaba ari amazi n'umuriro amazi arahari rwose ese muze urabona kuntu kera ubundi nk'ahantu wenda perezida akomoka wabonaga hari nk'ibikorwa abantu mugani bidasanzwe byihariye ukasanga rwose hateye imbere koko hano ho bimeze bite twebwe umubyeyi wacu perezida wa Kagame ni umuntu ushishoza witonda ntahubuka ufata abanyarwanda kimwe yadufashe kimwe rwose wavuga ngo wacitse kuri utaracitseho mwese muri abanyarwanda twese turi abanyarwanda twese wavuga ngo mvuka hani hose yabaho iterambere kimwe twese turitera ikije cyose kiza kitureba twese ariko ubwo uso umwihariko nawe ugeranyije n'abandi bayobozi b'ibihugu twagiye tubona abandi bamwe bajyanaga iterambere yindi wabo gusa wabo ugasanga bajyanye umurira ahandi wapi ntibakwirakwize n'abandi bibagereho ariko yumva ko ikije cyose cyagira ku munyarwanda wese ahari hose uzi ko icyo kintu nacyo ikintu cy'agaciro gakomeye ni agaciro gakomeye ni ishema ubundi twakabaye dusanga hano ariho honyine hari kaburimbo hari ama etage adasanzwe uko ari havuka ariko urabona uko tugenda mu zindi village arashaka icyateza abanyarwanda bose imbere rwose ntabwo ashaka kugira ngo buri muntu wese ngo uyu mucisha ngo yenda ngo dufite ibisane oya yakareka ubu yajya kuba nk'umuntu ukora gutyo n'ubu tuba twarabonanye avuga ati ibiyeni wacu reka mbasuhuze menye gahunda zabo duturanye ku murenge duturanye mu kagari duturanye mu midugudu yegeranye atereka mbasuhuze mbamenye ariko adufata twese kimwe abo yohereza mbega kugira ngo batureberera ubutumwa tuba dushaka kumubwira bakabimugezaho akabimenya nawe afite ibitekerezo agahita atwohereza icyo mba natwe mukeneye usibye wenda president wacu dufite rwose na abandi bantu b'abayobozi bakomeye bavuka inta kuri no musozi kuri umurenge kuri umusozi waba uzi wenda abandi nzi abandi banenzi bari mu epfo kuya kwa karere kabaye kamwe bari muri za ntongwe noneho ubundi abanyabwenge barabishe cyane barabishe cyane icyo gihombo twagize ariko bavukaga muri ntongwe ariko nabo bakatubera abavugizi rwose n'abandi bagiye bapfa nyuma y'intamba nako nyuma ya leta imaze kujyaho ibumwe bagiye bitaye Imana bagenda bapfa bagiye basaza abandi banabaroga usibye ko uburozi butemerwa muri leta ariko hari igihe bagira ubugome babakora tukumva ngo naka yapfuye twebwe uko bigenza usibye wenda abo hashize iyo urebye witegereje abana bari kubyiruka ubu ngubu abana muri bana banyu muri kwibaruka bari urebye education yabo n'ibikorwa bakora cyangwa se bitewe nuko ubibona nk'umubyeyi mukuru ubona tuzongera kugira intwari turutse kuri no musozi yazunga ikirenge muke zizahaboneka kuko rwose abana bafashwe kimwe nk'ubu bashyizeho itegeko ryo kugira ngo abana barire ku mashuri bose kimwe tugatanga amafaranga 2,000 ku kwezi abana bakiga bakatahira rimwe nimugoroba abana babitayeho kugira ngo bige bajijuke kwe kugira ibintu byo kugira ngo abana bacu babibigorye hanyuma muze ngaka gace rero tugezemo niho kwa sekuru president niho kwa sekuru ndi kubona igiti cy'inganzamarumbo cy'umuvumo n'umuvumo rwose wenda mu kanya tugenda tusatira abantu bagenda babubona yego hano neza niho kwa sekuru rwose ku ivuko n'umuvumo se urahari kuva na kera kuva kera barahosize rwose sekuru yarahosize wari uteye ku rugo rwe wari igiti giteye ku rugo rwe kuko amateka niko bayampa abakuru bandutse niko batubwiye bati cya giti kiri kwitongo kwa sekuru wa Kagame kwa se wa Rutagambwa iki ni igiti cy'amateka rwose ese uyu umenya sekuru yitwaga reka nombera turabaza baratubwira ese ko nanzuza ikiyaba inzu singize irase bo inzu za kera nyine zyavuyeho musoza hari apese wa ni hariya okay yitene ukiriye base ko ari inzu hasi hose arakari igiti cy'amateka rwose ubwo ahangaha
kwa sekuru. Kwa sekuru. Nahanga neza kamera. Ushaka ukatugeyo tukate gutya. Yego. Gose nahanga kwa Nyankwarara aho yaratuye ariko abahasige bwo baratubwira nyine uko bimeze. Okay. Urabona ko n'umukozi afite ibintu ashinzwe no gukora. Hari kwa se wabo. Ku Nyankwarara. Aha amateka rero turayabonye ahagije. Gose. Nituri bujye muri byinshi burya. Yego. First family bugomba kugira aho ugarukira. Yego. Gusa ikiza bimwe muri bikeya twagiye tubona twinjiye mu ku musozi havuka tugeze kwa sekuru ni by'agaciro reka tuvemo tuganire nabo dusanze. Yes, hanyuma rero tukaba turi ku gasozi ka Bunyogombe, ni Bunyogombe. Aha ngaha rero ni agasozi gafite amateka akomeye dushaka gusigasira uyu munsi ndetse tukanasigarana. Hirya hagato. Hafi y'amashuri n'umusigiti. Reka tuganire gatoya ndajya nkufasha. Muzeho hirya nawe tugaraza ko twibwira we twashe tuganira. Mwatwibwira? Yewe nitwa Shimpaka Jean Bernard. Gira mikoro nka gutya. Yego. Nitwa Shimpaka Jean Bernard. Aha, nawe tuye muri kano gace. Muri aka kagari ka Bunyogombe, umudugudu wa Nyabibugo. Yego. Yes, aha rero tukaba turi imbere ya kino kivumu, kino giti cy'amateka gikomeye cyane. Inyuma y'ibyo kandi na gace nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarafitemo sogokuru. Baraza kubituganiriza abasaza banatubwire yari yitwaga nde, amateka ya hano na yahe. Kuba rero kino kivumu cyangwa se kano gace kariswe ku Nyundo nabyo ari cyo bishatse kuvuga. Ari amakuru babiziho muraza kutuganiriza. Hanyuma muze iki kivumu wowe ukizihi iki kiri kubona hano inyuma? Iki kivumu nkiziho bavuga yuko ari cy'amateka ari kwa sekuru wa Perezida wa Repubulika Kagame. Ariho umubyeyi wavuka. Umubyeyi yaje guturuka inahangaha Bunyogombe ya Inyundo. Yimukira hakurya Inyarutovu muri Buhoro. Ahagura isambu aturamo kugeza igihe cya Jenoside nyine bahunga gutyo isambu irasigara. Ubwo ngo nicyo mbiziho. Aratwunganira nawe ratwunganira cyane ko natuye muri kano gace cyane cyane hegereye kurushaho. Amateka y'ahantu duhagaze kuri wowe na amateka meza. Duhagaze uvuye hano ugana aho ntuye harimo nka metero 205 nkeya. Noneho rero ubwo jye mbyiruka navutse muri 71 mbyiruka nsanga papa ari umusaza ukuze aza gutabaruka muri mu bihumbi 2000 mu bihumbi 2000 hafi aho ngaho. Noneho rero ubwo ahangaha papa yajyaga tuganiriza tukiri abana tubwira ko hari umuntu w'umucuzi wari uhari wajyaga acura ibikoresho njyarugamba byakoreshwaga ibwami. Ubwo rero akaba yaritwaga Bunyogombe, akaba ari nawe bitiriye kano gace duhagazemo, baza no kubyitirira akagari. Ubu kagari kitwa Bunyogombe. Akagari kitwa Bunyogombe. Nyundo se. Nyundo. Iki ni ikigo cy'amashuri cya Nyundo. Amateka yo kuhita Inyundo sinyasobanukiwe neza. Reka twunganira umusaza hano kubyaza. Amateka yo kuhita Inyundo byatewe n'uwo muntu wahacuriraga afite inyundo acurisha, noneho havamo ikintu kimeze nk'ibuye ukuntu yagicuze nta ukuzi, cyajyaga kigaragaza mu mateka abakecuru n'abasaza bakabitubwira bati Inyundo ubwo yaje hari ikimenyetso kigiye kuba gikomeye mu gihugu. N'intambara ijya gutera Jenoside yari igaragaje, imaze kwigaragaza baravuga ati hagiye kuba ikintu gikomeye. Hari umukecuru Masenge nuko yitabye Imana mbere ya Jenoside ho gato, ariko iyo Nyundo yari igaragaje barabivuga ati ubwo yigaragaje hagiye kuba ikintu gikomeye. Uwigaragazaga n'uwo mugabo witwa Inyundo ubwayo yigaragaza. Inyundo sindayibona ariko igikoresho niba cyarazaga ari ibuye, niba cyarazaga ari icyuma sinzi ukuntu cyaza, ariko cyari kigaragazaga kikibona mu buryo bw'ubucuzi. Hari ibuye bacuriraho niryo bita Inyundo. Noneho rero muri igera mikoro neza mu mwaka muri 1984 na 5 nigaga hano ku kigo cy'Inyundo nyine kuri aka gasozi ko hakurya bakita Remera. Niho yakoraga kwigaragaza. Iyo Nyundo niho byabaye turi abanyeshuri twiga mu mwaka wa 8 hano tuza no guhurura turagenda. Icyo gihe hano hari n'umuntu wari burugumesitiri bita Habiyakara Alphonse. Igikuba kiracika nawe araza, ariko hagati aho abasaza bakuru
baza ngo kunyegeza ya nyundo, gutinya ko bashobora kuvuga ko niba yitwara hashobora kuza ikiza nk'amahindu nk'iki, inyundo abasaza baza kuyirigisa, ntiyagaragaye ariko byari byavuzwe ko yabonetse. Umusaza bwanakwere ngo niwe wakurega aho yahingukaga ngo niwe wajyaga kwishyira ahantu bwagenewe. None se mumusobanurire neza, inyundo yazaga mu kirere, yasurukaga mu butaka ikagira ahantu ihagarara mu kareba, yaturukaga mu butaka bakabona irerekanye irizamuye. Abayizi rero nibo babasaza bakuru bavuga bati inyundo yagaragaye yigaragaje, nibwo bavugaga bati yagiye kuba ikintu kidasanzwe, bakayubaha bakagira ukuntu bayigenza. Umusaza bwanakwere abasaza ba kera niko bavugaga, nawe bamwishe muri jenoside, niwe wazaga akayitira akayishyira ahantu byagenewe, uko yari umuntu mbega ufitanye hari amasano nayo sinzi ukuntu byari bimeze. Wigize wowe uyu mukanya n'utubwiye ati tukiga hariya ati twarahururaga, wigize ugerageza, wigize uyibonaho ntabwo nabibonye mu jisho, ariko hari umusaza ahakura aka gasozi ko hakurya bita Munyeperu, niwe wabaha amakuru yabyo kurengaho, kuko aho yabonetse hari mu isambu yegeranye n'iyi wese bivuga ko yaba yarayibonye. Yarayibonye kuko mu basaza bakuru bavuga ko baba baragize n'uwo mugambi wo kuvuga bati iyi nyundo bayikuye hano dushobora kubona ikiza, nawe ashobora kuba arimo rwose, ayo makuru arayafite birenzeho. Iyo nyundo rero ngo niyo yanakoreshwaga mu gucura, niba kandi bigacurwa muri uyu muvumo mu njyarugamba bikajya ibwami. Byacurwaga nande rero? Uwo musaza bavuga ngo witwaga ngo Bunyogombe. Bunyogombe rero akaba nawe yaratuye hano hafi muri no sambu yo kwa sogokuru wa perezida, rwose niho yaratuye. Amateka niko batubwira ababyeyi bakuru ba kera, niko batubwiraga. Ese mugenekereje uno muvumu ushobora kumaza igihe kingana icyanga? Ni kirekire cyane, kuko ngiye mfite imyaka ubu ngubu 60 n'ingahe, navutse 5 7, kandi iki kintu nagisanze kingana, iki kivumu nagisanze kingana gutya. Noneho urumva uko kingana n'abazankomoka n'abazasiga kingana gutya, kuko ni ikintu kidasaza, kuko iki bigisaza n'umuyaga waragihiritse, ariko urabona ko kigira igihe amabaki kokora cyongera kigashibuka, kigahora gitoha n'imizi gahora ishorera impande n'impande, ntabwo gisaza. Urumva ko ari cy'amateka gifite ubuhanga. Hanyuma rero urabona ngo aka kanya kiri mu isambu ya Sekuru Kagame, perezida wa nyakubahwa. Amateka yarahurira hehe ya nyundo ya Bunyogombo nguwo niyo nyundo bikaza guhura n'isambu ya Sekuru we kariko kira aka kanya, ibi bintu bihura gute? Ubundi pfana nawe oya ntacyo bapfana, barahamusanze, ubundi ari umukozi waho. Mu buryo bugaragara uyu muvumo n'uwo muntu wawubayemo Bunyogombe Bunyogombe wakoreramo. Mu bigaragara uyu muvumo urabona ko waba umaze nk'imyaka iri nko muri 200 rwose. Bivugwa ngo uwakoreraga hano yahakoreraga kubw'umwami, ibyo bikoresho yabikoraga bijya gukoreshwa n'ingabo z'ibwami ku rugamba rw'Rwanda. Urumva rero acura imyambi, acura inkuru. Ntago namenye igihe sekuru wa nyakubahwa perezida wa repubulika yabarazi inaha ngo tubisanishe, keretse tubonye nk'umusaza uturuseho niwe watwunganira. Hari umusaza Munyeragwe Deogratias niwe wabitwunganira, kuko we afite imyaka iri mu ijana, yarenga nawe ibyo byose cyangwa rigezeho, yabasha kuganira rwose. araganira, tugezeyo yatuganira, kuko bivugwa ko yabaye umusirikari bwami, urumva ko n'umuntu wo hambere. na murumuna we wamukurikiraga nawe yari Pire Kanyange mwene, bose barabasirikare barudahego, barabasore b'intarumiko nawe mubonye bavuga uti ayo ari umusirikare w'umwami koko. Reka tumusure mu kanya tunamutse tumve amakuru ye. Hanyuma rero akano gace naje mbiganira n'umusaza, ambwira ati na gace keza kahindutse kandi turiziwe, turanezerewe kuba gakomokaho perezida, ni by'agaciro. Aha ni kwa Sekuru, namwe kuba mutuye muri kano gace. Natwe nta pfunwe bidutera, nawe ubyumve, nta pfunwe biteye. Oya nta pfunwe birumvikana, ahubwo biteye ishema. Ahubwo nagira ngo numve mubyumva gute kuba mukomoka muri kano gace k'amateka turi kuganira aka kanya. Burya rero hambere nkatwe tubyiruka
nkanjye mbyiruka ku ngoma ya Habyarimana twajyaga twumva abakuru bacu bagiye Igisenyi bagiye he bati twageze ahantu aha n'aha habaye gutya kubera ko hakomoka uwari perezida wa Repubulika ya kabiri. Natwe rero urabona ko hatangiye hano hameze neza, dufite ikigo cy'amashuri cyiza, dufite poste de santé, hari santarari, hari umusigiti, urumva iterambere rirahari, hari n'amazi n'umuriro. Okay, urumva ko byanga bikunze ari byahindutse ugereranyije n'iyo myaka n'ubu ngubu. Byo rwose twigaga twicara ku ntebe bagashinga amatafari hano nare bagatambikaho umugogo w'igiti, ariko abana baricara ku ntebe nziza. Twigaga ari kwicara mu bitaka n'imbaraga saya kwinjira mu kirenge, none ubu harimo isima. Urumva ko harimo itandukaniro. Aka kanya rero turi kuganira nk'abasaza bakuze, nahoze nganira nabambwira ati turi mu kigero kimwe n'ubundi na perezida wacu, nabara koko mu myaka avuka mwabona nibyo. Aka kanya we naribaye nk'ibyifuzo mufite cyane ko nta wamenye burya ibiganiro biragenda n'igishobora kumugeraho, nk'abantu mukomoka mu gace akomokamo, mubona ari nk'iki kibura wenda ari nk'ibyifuzo muhuye, tuvuge ko turi muri ari kukireba. Turagufata nk'intumwa ye. Yego, buriya wese aratubwira uko byumva. Ubu hano batanze umuriro, ngira ngo urabona urusinga rwarazaga rukagera, kugira ngo rukomeze gutya rumanuke mu rutoki, rwagiye ku musaza ufite umwana w'umumaseri. Icyifuzo cya mbere baduhaye nk'umuriro ingo zose bakazingura kuko harahagiye hatakaramo, byaba ari byiza cyane kurengaho. Nawe uratubwira uko byumva. Avuka iwacu wari icyifuzo cya mbere ntubivuga ati n'ubundi tukaganira imbona nkubone batatwigiza batwirukana yenda yaje nko muri rusange y'akarere kose, akaza noneho by'umwihariko akavuga ati nje bohora iwacu cyangwa nje rwose, tukaganira tukamubwira ibyifuzo byacu, tukanamushimira ibyo byiza dukoreye yatugejejeho rwose. We nicyo cyifuzo cyawe? Tunezeza, nicyo cyifuzo cyanjye. Reka rero mfate uno mwanya nshimire bano basaza batuganirije, baduha amateka makeya kuri kano gace, kuri kino kivumu. Ari byo byanga bikunze tumenye, tuzagumya dukurikirana andi mateka tuyasigasira kugira ngo kino kivumu kizaba kidahari, tumenye ko ari kivumu cyahamaze imyaka irenga 200 cyacurwagamo ibikoresho bijya inyanzi bwami. Reka mbashimire cyane, murakoze. Ese narasoza wenda mubabarire bimwe mu bikoresho wenda mwibuka cyangwa se mutekereza byavaga mu giti nka kino byabaga ari ibiki? Ntabwo igiti cyo cyabyaraga ibikoresho, ahubwo yabaga yicaye munsi yacyo acura ibintu, imyambi, amacumu, ibintu bijya ku rugamba mbega. Ntabwo yacirirwaga munsi yacyo nk'izuba, ariho imirimo yabyo yose ikorerwa. Ibwami bari bamuzi, Bunyogombe bari bamuzi, yari uwabo mbega rwose, bakamutuma bati kora ibi n'ibi, nkuko kwa Sadam bakora ibisasu gutya bati tuzani gutyo, akora ibintu byihuta tujye ku rugamba, ingabo zibona icyo zirwanisha, tutazaterwa tukabura icyo turwanisha. Niko amateka batubwira abasaza ba kera n'abakecuru. Murumva reka amateka akomeye. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Murakoze kutwakira muri uyu mudugudu wanyu.